imitwaro yaduhekanisha none tugenda yadutuye imitwaro yaduhekanisha none tugenda yadutuye imitwaro yaduhekanisha none tugenda oh haleluya yadutuye imitwaro yaduhekanisha none tugenda yadutuye imitwaro yaduhekanisha none tugenda yoyo none tugenda aiwe none tugenda aiwe none tugenda aiwe none tugenda yadutuye imitwaro yaduhekanisha none tugenda aiwe none tugenda yoyo none tugenda none tugenda none tugenda yoyo none tugenda uzikurinda 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 uzikurinda
Thank you.
turarya. Haleluya. Amen. Ubwoko w'Imana. Amen. Ibintu bikorwa no guhimbaza ariko no kuvugisha kuri we. Haleluya. Amen. Namugeza guhereza agaciro uyu mwanya waje. Chiri umwanya waje. Itegereza yaramiriza hari abantu barimo kubaka nabonye bari guterwa amabuye bandi bari guterwa umucanga ariko wowe hereza agaciro ntabwo wicaye. Ibyo gukora ntabwo ufite se oya ibyo gukora bakaba ariko ntabwo ufite twese turabifite ariko tuba twabisize kugira ngo tuze twumve icyo data wa twese ashaka. Haleluya. Amen. Kubera ko Imana izikuriye hari abantu bari i Kanombe amaguru amanitse, hari abari Gahini hariya hirya amaguru amanitse, hari n'ababyeyi bari muri materineti byananiye byanze. Haleluya. Turi ku mugongo w'Imana. Haleluya. Turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo w'Imana. Haleluya. Turi ku mugongo w'Imana. Mwongere haleluya. Ubundi ibihe biraha utameze ntabwo waho kandi ntatumisha twavuye mu korenze akarere wavuye muri Nyagatare akarere na Gatsibo akajya muri Kayonza. Haleluya. Amina. None mpamvu rero cyo gukingura tukanaganira n'Uwiteka ibyo ni hafi. Yesu ashimwe. Amen. Kandi nishimye tuzoga tuberuka hano hepfo duhane imbere. Haleluya. Amina. Ugeze Nyamarebe uwinjiye Gatsibo. Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Maravilhoso. Eu sou bom de lá no Minas. Nessa já me conheço com a camisa. Não me conheço com a chave. Aleluia! Amina. Aleluia! Vamos Imana ibana natwe. Amen. Kandi no nta kindi kitugeza ni ukuvuga Imana data wa twese. Haleluya! Amen. Indirimbo ndende kuririmba nayo. Kuko uyu mama korasi yose ugenda bakadufata ibijya dusubisha mu Imana. Amen. Amen. Usubiza afukiriya kugira tugabane umugisha. Iyo kandi mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndamugeze ngo hari Imana yavuzeho. Imana yatuvuzeho. Kuri Kadeshi. Haleluya. Imana yatuvuzeho turi Kadeshi Barone. Amina. Nicyo cyatubuza kwicara hano. Kandi ni business. Suko utazifite. Ariko hari ikintu bita gushakira Imana. Ntabwo Imana izabone. Reka mvuga ko wewe utegereza kugira ngo Imana igushakire nawe. Hari igihe yaziga gushakira nawe. Ariko wewe niwipanga. Haleluya. Warangiza ukitunga ukiteka. Kavuga ati noneho muri business nkora mu kazi mfite mu masomo mfite muri kondisiyo z'ubuzima bwawe reka nshyiramo n'umwanya wo kugira ngo ngeze kubana n'Uwiteka. Amina. Numvaga nari mbasha kuvuga kubera ko maze igihe kinini kuva nava iwawe sinaruhuka turi mu murimo w'Imana kandi ntabwo tubyivovota. Hari icyatumye duhama, hari icyatumye dusigaza ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganye kandi mu gihe cyacu ariko wowe uvugane n'umutima wawe uvuge ati nimba nsigaye ko ese ndimo ndakora iby'Imana isaba cyangwa ndakora ibyo nibwira kandi kuri ibyo n'ibimbamo binyanduza bikagira impuhwe ibyo byose byenda ubinyaruramo. Abantu
gutira kandi Shure. ntabwo asubira. Haleluya. Amen. Ugeze mu kuva ibice biri umurongo wa 23 wasoma ageze ku murongo waho wa 25. Igitabo cya kabiri cya Mose. Niba utahageze n'isomero nahageze. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Ibice bibiri umurongo waho wa 23 niho turi guhera. Hariho ikintu kivuga ngo Abisirayeli batakira Imana irabumva. Mwese mwahageze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twese twahageze. Sawa. Reka dusome ngo ndasoma gake gake kugira ngo abantu tugendane. Ujye ubanza wumve ititiro riravuga ngo Abisirayeli bataka. Ariko ntabwo batakira mama w'abana. Nta nubwo batakiye umushyitsi babonye. Bo batakiye Imana birangije ndabumva. Yesu ashimwe. Amen. Mwese Imana cyoro ko dufite Imana y'ubuntu. Amina. Haleluya. Amen. Hashize iminsi myinshi 23 umwami wa Egiputa arataha. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka. Gutaka butakishwa n'uburetwa burazamuka kugera ku Mana. Amen. 24 aravuga ngo Imana yumva umurimo wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya. Amen. 25 Imana ni igitangaza. Umurongo wandikishije bikomeye. 25 baravuze ngo haleluya. Amen. Imana ireba Abisirayeli imbere ko bameze. Amen. Urabyumvise? Amen. Imana ireba Abisirayeli umurongo njyewe ibona numva ndafokasizeho cyane. Ubuzima burimo, situwasiyo uhagazemo, ndetse nanjye n'iyo ndimo, iyo abarinzi barimo, iyo abashyitsi barimo, ubuzima burimo bwarimo rwose. Imana yitegereza Abisirayeli birangishije uko bameze, kandi ngo yibutse isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya. Amen. Harashize iminsi myinshi. Ntabwo uzi iminsi umaze ku musozi ufite, ntabwo uzi iminsi umaze mu kigeragezo ufite, ariko Bibiliya ivuga ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa arataha. Amaze gutaha Abisirayeli barataka, kandi gutaka ngo batakishwaga n'uburetwa babakoresha burazamuka kugera imbere y'Imana. Imana irangije yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya. Amen. Reka tuve muri Isirayeli tuzikayoza. Tuve muri Isirayeli tuzikayoza. Haleluya. Amen. Kandi tujya ku itorero ry'ikayoza duhita twinjira no mu bakristo nawe wowe winjiye mu buzima bwawe, kandi ugere no mu rugo rwawe, kandi ugere no mu mirimo yawe ya buri munsi. Wabagara Imana ibwira ngo Mana vaya nanjye mu byanjye witegereze kandi urebe ukuntu umeze. Nurangiza wibuke isezerano ry'ibyo wavuganye nawe. Hari abantu Imana yavuganye nabo kizabonwa, hari n'abo yavuganye nabo bari hano ku kanabo. Haleluya. Amen. Hari uwo Imana yavuganye nawe ari masozi 3, kandi asozana ivugana nawe gusa arategereza, kandi na n'ubu aracyategereje. Muri ibi byose mu gutinda kw'Imana ntibiyibuza kuza. Ntabwo wowe uzahurira ngo nurangiza ibindi uruhuka. Wowe iringira inkuru y'icyo Imana yavuganye nawe, nurangiza haleluya ufata umwanya wo gusenga. Kuvuga kw'Imana ni kimwe, no gusohoza ni kimwe, kuko amasezerano ahaba akagera arabagarirwa. Isezerano ribuhirwa, riravomererwa, kandi ntabwo uzafata rozwari ujye mu gishanga ujye kuvoma amaso ye uze wuhira nk'uko bajya kuhira amashu cyangwa nk'uko bajya kuhira imyaka yose uteye mu gishanga. Oya, twebwe rozwari yacu ni imitima yacu. Haleluya. Kandi amazi tuzavoma ni iri jambo ry'Imana tuziga kandi tukigishwa, narangiza rikaza rikomatana
haleluya. Amen. Umuntu uri kubyumva ko wateye haleluya. Ubundi wasobanura gute ko amazi abahisha? Kandi ugasobanura gute ko umutima uhindutse ruswa ijya kuvomesha cyangwa se kivomesha? Tubivane mu mubiri tujye mu mwuka, turangiza dukore balanse, tubalanse muri haleluya. Hari ijambo ry'Imana riba mu butumwa bw'uko bwanditswe na Yohana ibice byawo n'ibirindwi umurongo wawo 37 haravuga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bene wizera ntabwo amasezerano uzayahabwa n'abahanuzi bayaguhanuriye, nta n'ubwo ibyo abantu bakubwiye uzabihabwa n'uko aribo wizera. Bibiliya ngo uwizera, haleluya, Amen. imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba va mu nda ye. Ubundi kwizera ufite niko kuguhesha amasezerano y'usenga Imana yavuze nawe. Ntabwo uzabihabwa nuko wirirwa kanyaga cyangwa kisabo mu binusi. Oya, hari abajyayo kandi batagira gusenga, bafite tageti z'ibindi bishyira mu mitima yabo, bafite irari ryabarenze ry'ibindi bibuzuyemo. Haleluya. Amen. Kuko wowe ugenda wizeye, tugaruke kuri ijambo, Imana izumva gutaka kwawe nimara kumva gutaka. Haleluya. Imana uri no gusohoza isezerano ry'icyo yavuganye nawe. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi. Zaburi igice cyaho cya 34 turasoma uhereye ku murongo wa 19. Nta muntu uri ahantu mbisubiriraho. Gira mugenzi wawe ngo Imana iri hano. Areba ibimenyetso bigaragara ko Imana iri. Kandi Imana ntabwo tuyibonesha amaso kuko tuvuge ngo ya Imana uburyo bw'ibintu wowe kandi no muri iki. Yesu ashimwe. Amen. Imana mu buryo bw'umwuka iri muri wowe kandi iri no muri njyewe. Twebwe nitwemera Imana yakorana natwe. Ubundi Imana ntabwo wayishakisha muri ariyo marido, ntabwo wayishaka, ntabwo wayishaka muri uyu mukino, ntabwo wayishakira muri seti ya Imana iri muri wowe kandi iri muri iki. Twebwe nituzeme Imana twiyereka. Haleluya. Reka dusome Zaburi 34 umurongo waho wa 19. Haravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Simbuke dusome umurongo waho wa 20. Haravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Yesu ashimwe. Amen. Reka twihute dusomeza aha kugira ngo dufate umwanya wo kwicara mu kidendezi. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 28. Nihangane tuyasome sibyo ngo natubwira abantu bafite igihe gito. Ibice 28 Bibiliya ni paje 150. Haleluya. Amen. Rero tuvuga ngo icira iruma Pawulo ntiyagire icyaha. Haleluya. Amen. Icira zakumye njyewe ntazi, n'ubarizi ikirimo kukumva njyewe ntazi, ariko Bibiliya ivuga ngo icira iruma Pawulo, ariko ntiyagira ikintu abo. Hari ibintu bituma icira zituma ntitugire icyo tuba, kandi iyo utabyujuje hari ikintu uba. Iyo icira gukomeretsa ikagusigamo n'ubushabo, ariko niba hari icyo ufite, nishaka izakunda ku mutwe kandi nishaka izakunda ku itama. Tembera apfa kuba hari icyo ufite muri wowe, hari umuti ufite muri wowe. Haleluya. Amen. Ikibazo ntabwo abantu baba babyumva nk'uko byumva. Nubwo ugomba kuba ufite umuti, kandi uyu muti uzaguporotekitinga mu makuba no mu byago, ndetse nawe icira yakuba ku mutwe. Uyu Pawulo mu icira rero mubye ko ntiyagira icyaha.
tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Milita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho yatatu aravuze ngo. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda wiwe arazicana, inshi iva mu muriro imuruma ku kiganza kane. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Gatanu baravuze ngo ariko akumpumurira icyo gikururuka mu muriro yagira icyaba. Haleluya, amen. ubwo urakubuza mu gatandatu. Yesu ashimwe. Hari ibitego bagutega nanjye hariyo bandika, ariko reka twumve gatandatu icyo watubwiye. Haravuze ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntakibaye, barahindura bati Ni Imana. Amen. Haleluya, Amen. abakwica se kugira ngo ntibahari, abaturoga se kugira ngo ntibahari, abadutega se kugira ngo ntibahari, batuziga se kugira ngo ntibahari. Haleluya, Amen. kubera ko hari icyari kiri muri Pawulo. Haleluya, kubera ko yari yamaze gukora ikintu bita reka bite deep penetration. Ubundi nyine ku ishuri ejo bundi batwigishije ku kintu bita deep penetration. Basobanura ko ngabo mwese si muyizi, yuhajyana bose kurizi. Biriya ntabwo bikunda kumera ahantu hose, kubera ko niba ni igiti, reka byita igiti, ariko kigira imizi miremire cyane. Haleluya, badusobanurira impamvu kitabo kiriya giti kitaba ahantu hose, cyangwa nko mu ishyamba cyahaba. Haba hari ubutaka muri Rwanda, hari ubutaka nyine budafite amazi hafi aho cyaba, kubera ko ni igiti kivoma kure cyane. Baravuga ngo kugira ngo kiyadapfa cyangwa se kugira ngo cyifashe, gifite imizi miremire n'igisapoti none iramanuka ikinjira hasi mu butaka igakora ikintu bita deep penetration. Yamara kugeramo hasi ikazamura amazi, yazamuye amazi araza ntabwo atahita yinjira mu mabuye cyangwa muri ririya, araza akajya muri cya kintu kimeze nk'ikiganza kiba kiri hano. Urabona umuntu aba ashamitsemo kuri izi ntoki zimeze, ariko hari umuto cyangwa se hari umuntu yamawa ateyeho, y'amazi yose amaze akaruhukira muri rwa rukundo. Yesu ashimwe. Noneho rwa rukundo rukajya rugenda rusohora duke twinjira muri we, rugasohora duke twinjira muri we. Uzitegereza iwawe uzasanga ku mutwe ry'ubu, ariko usanga aho rufatiye cyangwa aho rutereye kuri cya gikorwa hasa naho nyine ari habisi. Kweki ntabwo ari umubisi gusa, hari amazi igiti cyakoze deep penetration cyazamura kiraza kirayisiga. Haleluya, kiyazigama hafi yawe. None natwe abakristo, haleluya, dukwiriye kuva muri seanse yo hanze. Iyo ni seanse nababwira, none reka tuyivemo twicare mu mwuka. Haleluya, nitumara kugera mu mwuka natwe dukora icyo bita deep penetration. Haleluya, tumanuke tuvome, kandi tuvome amazi tuze tuyishyire hafi. Aya mazi azajya dutunga, atunga imiryango yacu, atunga abana bacu, adutungire mu kazi, adutungire mu buzima, adutungire muri korali, kuko twakoze ikintu bita deep penetration. Haleluya, Amen. tukavoma amazi tukayiyegereza. Kera twajyaga kuvoma w'abana, ariko twavuga gutera tureka kuvamo. Haleluya, amariba nakama, Yesu azatubera amazi yo kunywa. Amariba nakama, amasoko agakama, Yesu azatubera amazi yo kunywa. Haleluya, amariba yakama
cyangwa usubije muri Bibiliya ugasoma mu Bami ba mbere ibice 12 umurongo waho ari ijambo rivuga ngo hashize iminsi myinshi ako kagezi karakama kubera ko ntabwo yagwaga muri icyo gihugu. Rero dufite abantu benshi bahanura reka nabyo tubivuge kandi banabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko kubera ko hashize iminsi myinshi imigezi yarakama. Noneho imigezi imaze gukama babura iki kintu navuze cyitwa deep penetration cyo gusubira ku isoko ukavoma, kandi ukavoma amazi yo kugira ngo azagutunge none n'ejo hazaza. Barasigara bavuga ibyo barepese, urabyumvise? Barasigara bahanura ibyo barepese, bandi bagasigara babwiriza ubutumwa bwiza barapetereye ku mushyitsi runaka, bandi bagasigara baza kuririmba ariko bararirimbisa abandi. Babuze deep penetration ituma bajya ku isoko baze bahange bandika indirimbo zifite amavuta. Babuze n'umwanya wo gufata katini igitabo nk'iki ngo bicare binjire, niba bari kwinjiramo bavomemo amagambo afite amavuta, nibarangiza baze bayahuze bakora indirimbo. Ariko Imana idufashe, Imana idutabare, natwe dukora ikintu bita deep penetration mu buryo